ururimi rw'ababyeyi abahanga barusobanura nk'urw'ibanze umuntu yiga akiri muto akarukuriramo kabone nubwo yamenya izindi ndimi nyuma. Ku banyarwanda ururimi rufatwa nk'urw'ababyeyi ni Ikinyarwanda, bivuze ko umubare utari muto ngo wavutse uvuga ururimi n'amagingo ye. Gusa abakurikiranira hafi by'umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda bagaragaza ko uko bwira n'uko bucya ngo rutakaza umwimerere warwo. Uku gutakaza umwimerere kw'Ikinyarwanda guterwa hanini ngo no kuba bamwe mu babyeyi batagifata umwanya wo kwigisha abana Ikinyarwanda. Uretse aba kandi ngo hari na bamwe mu bayobozi mu nzego za leta bahonyora nkana Ikinyarwanda, mu gihe umubare utari muto ubafata nk'abagatanze urugero mu mikoreshereze myiza y'Ikinyarwanda. Kubera kuva kuri rwa rurimi kavukire, ariko ikibazo nanone si ururimi nuko abantu bamaze kuva ku muco wabo. Noneho kuri ubwo butumwa bunatangwa, aha ndanagaruka no ku buyobozi bwacu nka leta. Kenshi nkunda kuvuga yuko nabo bwabo bakwiye kwihatira gutanga ubutumwa bwabo mu Kinyarwanda kurenza uko babutanga mu zindi ndimi. Navuze nko ku kintu cya Car free day Umunyarwanda azumva ari iki? Ingaruka z'ibinza Nzayisenga agaragaza zirimo kuba uretse Ikinyarwanda ngo gishobora kuzimira cyangwa kikabyara urundi rurimi, ngo abene rurimi ngo bashobora gutakaza imitekerereze y'umwimerere bagahindukira abanyamahanga bitewe n'indimi z'amahanga. Icyakora ibyo Nzayisenga avuga ntabyemeranywaho n'Uwera Marceline ukora mu nteko nyarwanda y'umuco n'ururimi RARIC mu ishami ry'ururimi, kuko wasanga ururimi rw'Ikinyarwanda rutacika mu gihe abaruvuga bagihari. Gusa yemera ko ururimi rugenda rwinjirirwa n'indimi z'amahanga nubwo atagaragaza ingaruka bishobora kubyara. Nta muturenze usanze utanga kandi mu guhangana no kukononekara k'ururimi rw'Ikinyarwanda uretse ubukangurambaga. Mu by'ukuri ibyo ni imbogamizi ku rurimi rw'Ikinyarwanda turabibona, kandi dufite n'ingamba zo kugira ngo ubukangurambaga bwaguke. Nubwo twabutangiye, ariko dufite ingamba zo kugira ngo ubukangurambaga bwaguke, nabo tubagereho tubaganirize, tubereke agaciro ko gukoresha neza ururimi rwabo kavukire. Buriya ururimi ni umutungo wa buri wese, uretse yenda no kuruvuga nabi uri Umunyarwanda cyangwa urundi, nta nushobora kukubuza ngo Icyongereza cyanjye wikivuga oya, cyangwa Igifaransa cyanjye wikivuga. Ni umutungo wa buri wese umuntu ashobora kuvuga kandi ashobora kugiraho uburenganzira. Icyo ukora ubukangurambaga, ukamukosora, ukamwereka inzira agomba kunyuramo. Magingo aya ikigo RARIC kivuga ko kigiye gukora ubukangurambaga mu kunoza Ikinyarwanda. Aba ngo barimo abanyamakuru n'abashyira ibyapa ku mihanda byamamaza, aho byagaragaye ko hari imwe mu byapa byica Ikinyarwanda mu gihe biriho biba bisomwa na rubanda. Nta bushakashatsi buriko gukorwa bugaragaza umubare mbumbe w'abavuga bakanokoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ikigo RARIC kigaragaza ko umubare w'abavuga Ikinyarwanda urenga miliyoni 20. Kubw'Imana Vedaste, TV10.